Yes, nongeye nguhaye ikaze wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu hano kuri AP Empire. Ndagira ngo nkubwire ko iyi AP Empire ari umuyoboro w'amakuru agiye atandukanye tubagezaho umunsi ku munsi, amakuru y'ibyamamare ya politiki ndetse n'ay'ibintu bigenda bivugwaho cyane cyangwa se bicacara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ndetse na Twitter. Jya mubana umunsi ku munsi ubagezaho ibyo bintu byose cyangwa se ubashakiye amakuru yose agezweho nkayabagezaho mu ba mbere. Amazina yanjye ni Yaba Patrick cyangwa se PDWay, unashatse wanyita Mr AP nta kibazo. Rero uyu munsi inkuru ngiye kubabwira ni inkuru yashimishije abantu benshi ndetse inatungura abantu benshi bitewe n'uburyo umunyakomedi Dr Nsabe mwamenye mu ma YouTube channel ndetse no mu bintu bigiye bitandukanye bijyanye na sinema nyarwanda, kuko yagiye akina mu mafilime agiye atandukanye ndetse yakinaga kuri YouTube channel ya Kiraman Empire ndetse agakina muri seri yanyuragaho n'ubikinyuraho ya My Heart. Ni seri ubona ko iri gukurikiranwa cyane ndetse abantu benshi batangiye kuyikurikirana biturutse ku rukumbuzi cyangwa se ku rukundo bari bafitiye uyu mukinnyi Dr Nsabe bitewe n'uburyo akina n'imyitwarire n'ibyo bintu byatumye akurura abantu benshi ndetse mu minsi yashize yaje no gusetsa Perezida Paul Kagame, His Excellency Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. N'uyu munsi rero ibintu yakoreye mu nama ya FPR barimo uyu munsi mu ma saa 5, ni inama yari yahuje abanyamuryango ba FPR Perezida Paul Kagame yabereye chairman ndetse bari kwiga ku buryo bategura amatora. Ni amatora ateganyije kuzaba mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ndakeka, kuko bari gutegura uburyo ibintu bizagenda bimera ndetse n'uburyo bazagenda biyamamaza mu bice bitandukanye by'igihugu, kuko nka perezida dukunda abanyarwanda twese tuzamutora. Rero ibintu byabereyemo Dr Nsabe umunyakomedi yaje kumusetsa ndetse bitungura n'abantu benshi, abayobozi benshi, byageze naho bituma bahaguruka bamukomera amashyi. Uwo mwanya His Excellency Paul Kagame nyakubahwa w'igihugu cy'u Rwanda nk'umugabo ushyigikira impano z'abanyarwanda ndetse ushyigikira abantu bakiri batoya, agashimishwa n'uburyo bateza imbere igihugu cy'u Rwanda bacyamamaza hanze y'u Rwanda, yaje guhaguruka ashimira Dr Nsabe bitewe n'uburyo agenda akora ibintu bitangaje ndetse n'uburyo agenda ashimisha abantu, bigatuma n'igihugu cy'u Rwanda kigenda cyaguka muri sinema nyarwanda no mu myidagaduro. Yavuze ko amushimira cyane byimazeho n'uburyo yagiye amusetsa, kuko niwe munyakomedi wa mbere umusetsa ndetse yanahishiye ko ari we munyakomedi wa mbere abasha kumva agaseka n'igihe afite stress. Rero ibi bintu byose byatumye Nsabe aba umunyakomedi wa mbere mu Rwanda bidasubirwaho, kuko niwe muntu perezida nawe yemeye agahaguruka agahita avuga ko ari we muntu umukorera umunsi cyangwa se umusetsa bitewe n'impano afite. Rero Dr Nsabe ni umusore wazamutse mu mikino, benshi bakundaga kumuca intege mu bintu yagiye avuga, bakavuga ko imikinire ye ibyo bintu bitagezweho, ariko uburyo we yashatse gukura ameze nk'umusore wo mu cyaro cyangwa se ameze nk'uko yari ameze bisanzwe muri sosiyete, nibyo bintu byamuzamuye ndetse ni nacyo kintu abantu benshi bamushimira bitewe n'uburyo atifuje kwamamarira mu yindi kategori cyangwa se mu bundi buryo ngo yivanemo uko ameze. We yashatse kwamamara uko asanzwe ameze, niyo mpamvu yise Dr Nsabe, ntiyirirwa ahindura amazina ye nk'abanyakiso, kuko abanyakiso bo bafite ayandi mazina. Rero uyu Dr Nsabe nicyo kintu abantu benshi bagenda bamushimira. Rero akaba yaje gushimisha His Excellency Paul Kagame, agahaguruka akamusanga imbere akamwaka mikoro akamubwira ko ari we munyakomedi wa mbere umushimisha ndetse umukorera umunsi igihe afite stress. Rero ibintu byose byatumye Dr Nsabe akundwa n'abantu benshi ndetse nawe uri kureba ino video ndakeka ko umukunda byimazeho, ariko reka tumushyigikire, tumwifurize kuzagira urugendo rwiza mu bukinnyi bwe cyangwa se muri komedi ze. Rero gatanu kuri gatanu niko nkugezaho amakuru yose ajyanye n'imyidagaduro ndetse n'abastari bagiye batandukanye. Kandi subscribe ku bitari tukora cyangwa se ry'umweru kugira ngo ube muri bamwe tugezaho amakuru umunsi ku munsi. Ciao ciao, ndabashimiye kandi Imana ikomeze barinde, mukomeze kugubwa neza.